Yesu ashimwe bene data, ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Izina ry'Uwiteka rihabwa icubahiro, kandi Imana yo mu ijuru ibiteho. Imana yo mu ijuru ibahe imigisha myinshi cyane. Weho rero udukurikiye aho uherereye hose, tubanje kukwifuriza isha n'ihirwe, tukwifurije amahoro y'Imana. Aha rero ni kuri YouTube channel Kajegerezo TV, kandi turabakunda cyane. Uyu ni umuyoboro Imana yaduhaye kugira ngo tujye tubasha kuganira namwe kandi dusangire ijambo ry'Imana. Rero ndabashimira uburyo mutugaragariza ko mudukurikiye. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha, kandi dushimire wowe wakoze subscribe. Imana iguha umugisha. Hanyuma weho rero shuti yanjye, shuti y'umusaraba, wewe udukunda kandi wishimira kuzajya ubana natwe buri gihe kuri YouTube channel Kajegerezo TV, ukaba uri inshuti yacu, kanda aho handitse subscribe. Mbere na mbere kanda aho handitse subscribe kugira ngo tujye tubana, ujye wakira ijambo ry'Imana dushiraho, ibiganiro dushiraho bijyanye no kugira ngo turebe uburyo twabyibusha umuntu w'imbere ari we bugingo. Hanyuma rero turagira ngo dusome ijambo ry'Imana, tuganire, kuko icyatumye Imana iduhereza uyu muyoboro, ingingo nyamukuru ni ukuganira ijambo ry'Imana. Uyu munsi tugiye kuganira kuri Herera. Tugiye gusoma Yesaya 43 umurongo ni uwa 2. Tugiye gusoma Yesaya 43 umurongo wa 2 mu izina rya Yesu. Yesaya 43 umurongo wa 2 haravuze ngo, nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, nuca no mu migezi ntizagutembana, nunyura no mu muriro ntuzashya, kandi ibirimi byawo ntibizagufata. Aha ndashaka kuvuga kuri iri jambo rivuga ngo nunyura mu migezi. Nunyura mu migezi ni ukuvuga, iyo bavuze mu migezi ni ubwinshi bw'umugezi. Iyo umugezi ari umwe ni umugezi, yaba myinshi ikaba imigezi. Biravuga ngo nuca mu migezi ntizagutembana. Mu yandi magambo, iri ni ijambo Imana yarimo ibwira umukozi w'Imana Yakobo. Bibiliya iratangira, yabwiye Yakobo iramubwira ngo, ariko noneho Uwiteka wakuremye wowe Yakobo, noneho wowe ushireho izina ryawe. Uwiteka Imana yakuremye, mama ntuza, papa ntuza, Claude, Claudeta, Chantal, Margarita, Nyiramajyambere, Serine, n'andi mazina yose urashiraho izina ryawe, kandi akakubumba wowe runaka runaka runaka. Aravuga ati witinya. Ni ijambo ryo kukumara ubwoba. Imana yo mu ijuru ihita imubwira ati witinya. Ndagira ngo ngubwire ngo Imana iravuze ngo witinya. Mu yandi magambo, impamvu ibanjije ikakubwira ngo witinya, nuko imbere gatoya n'ibyo uri kunyuramo, n'ibyo uri kubona wowe utari wabona, nuko bitinyitse. Ariko kubera ko ishaka kwiyangaja kugendana nawe, irakubwira ati nubibona witinya. Witinya, kuko ndi kumwe nawe, kuko nagucunguye, naguhamagaye mu izina ryawe, uri uwanjye. Mu yandi magambo, Imana iyo ihamagaye umuntu imuhamagara ku giti cye. Imana iyo ihamagaye umuntu ngo imuhereze agakiza, agakiza ni ikinege, ntago ari mituweli, ntago ari koperative. Agakiza ni ikinege. Mama, musore, mukobwa udukurikiye, Imana yaguhamagaye mu izina ryawe. Imana yaguhaye agakiza personel. Niyo mpamvu nta wundi muntu mugasangiye
ukwiriye kumenya ngo buri vi ryose rizipfukamire. Bibiliya iravuze ngo nunyura mu migezi. Mu yandi magambo, iyi migezi ivugwa ahangaha ni ibibazo, ni ibigeragezo. Avuze ngo ariko ntizagutembana. Mu yandi magambo, nunyura mu bibazo birenga kimwe, birenga bibiri, bizaza uruhuri, ariko ntibizakwica. Uzi impamvu bitazamwica? Uzi impamvu bitazamutembana? Password ni imwe, niyo ngiye kukubwira. Iyo unyuze muri iyi migezi igereranywa n'ibibazo, hanyuma ibibazo ukabirusha ibiro mu buryo bw'umwuka, ntago biguhitana. Ariko iyo ugeze muri iyi migezi ibiro ari bikeya mu mwuka, imigezi iragutembana. Ndasubiramo, iyo iyi migezi uyinyuzemo, ugaca mu mugezi w'ubushomeri, ugaca mu mugezi w'uburwayi, ugaca mu mugezi w'ubukode, ugaca mu mugezi wo kwangwa, ugaca mu migezi yo kuvugwa. Iyo ugeze muri iyi migezi urimo uyinyuramo, utaragwije ibiro byo mu mwuka, iragutembana. Kandi iyo igutembanye, ukora ibidakorwa, ukora ngibyo abapagani bakora. Uriba, urabesha, ugasambana. Burya ibyo bintu bitumye ukora ibyo ngibyo, biravuze ngo imigezi yarangije kugutembana. Kuko impamvu igutembanye, nta biro ufite byo mu mwuka. Impamvu rero Imana yabwiye Yakobo kamubwira ati iyo migezi ntizagutembana, nuko yari amaze kugwiza imbaraga, yari afite ibiro. Mbibutse neza yuko ibuye iyo riguye mu mugezi, ntabwo uwo mugezi ujya uritembana, kubera ko riba rifite ibiro. Ukwiriye kugwiza imbaraga ku buryo ukwiriye guca mu migezi ntigutembane. Imana ikwiriye kukongera ibiro. Imana ikwiriye kuguhereza ibiro kugira ngo imigezi urimo unyuramo ntizagutembane, ahubwo uzagere hakurya uhimbaza Imana mu izina rya Yesu. Imana iguhe umugisha, Imana ikugirire neza mu izina rya Yesu. Amen. Mana, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, turagushimiye, ijambo ryawe ni rizima. Tumenye neza yuko kugira ngo umubyeyi, umugabo, umusore, umukobwa udukurikiye, kugira ngo imigezi ari gucamo itandukanye, ibigeragezo ari kunyuramo bitandukanye, kugira ngo bitamuhitana, bitamutembana, akwiriye kongererwa ibiro. Akwiriye kongererwa ibiro byo mu mwuka. Hanyuma ibyo biro byo mu mwuka bikaza gupeza ibibazo, hanyuma bigatuma adatembanwa, agakora ibyaha, akora ibyo abisi bakora. Ahubwo Uwiteka, ndasenze utanga imbaraga kuri buri muntu wese udukurikiye, ibiro byo mu mwuka byo yongere mu izina rya Yesu. Urakoze kuri Imana yumva gusenga, kandi uduhaye izo mbaraga, tubisabye tubyizeye kandi ko biduhaye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza. Mwari kumwe na Evangeliste Rusangiza Jean de Dieu. Ndabakunda cyane. Shalom, shalom, shalom.